mbabara nkubwira iki kintu ntugire uvuga hirya yacyo. Intama za Kristo nta muntu wo mu isi uziragiye, nta muntu uzibereye umushumba. Abashumba bose bari mu isi genda ashaka kuvangura rero. Abashumba bari ku isi bose bumva ari abashumba bavuze ko bafite ibyo baragiye. Uranduhiriza iki? Baragiye intama rero. Ariko banshaka iki? Ibyo ntabwo byari na ngombwa byose. Ibi ni ngombwa ubimbwira cyangwa ubinsomera. Oya ni ngombwa, we ntabwo urantegeka kuko ngusubiza. Ngiye nkababwira ariko abarewi nabahari kuko niba mushaka kujya mutanga cyangwa se mutanga ibya 10 nkuko byahabwaga abo kwa Lewi, nkababwira ni mwagiye mwipakira mu mifuka mukabijyana muri Isiraheli mukajya kubishyira abo barewi baho karibo bitwa abarewi. Kuki bafite amazina abiri? Bitwa abakristo bakitwa n'intama. Abakristo ni abe mwene naka. Hanyuma intama ni mwene Kristo. None se Kristo ari intama, abana be si intama? Nibyo kuki nyine bigomba gufata amazina? Ntago ari abiri ni rimwe. Itorero nakubwiye ko ari rimwe ryonyine gusa, ari itorero ry'igihugu. Wowe uyu munsi ko bagira gutya bakavuga ko bakwiye gutungwa n'abakristo cyangwa se bakwiye gutungwa n'abo bashumbye, nubwo nabyo ntabyemera. Tuvuga ngo umuntu ni intama cyangwa undi ni umushumba, bakavuga ko waje kwita intama mbese muri make. Yego. Oya no, ngiye kwizera ndi intama ya Kristo, ntago ndi intama ya naka. Hanyuma se ugushumbye ashumbye gute se? Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Bakunzi bacu bakadasohoka, turabasuhuje aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza cyane kandi imigisha y'Imana ikomeze kuba kuri mwebwe. Ahangaha rero tukaba dufite umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe, akaba ari Ziraziritse. Ndakwakiriye muri studio za Ziraziritse TV ndetse no mu cyumba cy'ibitekerezo. Urakoze cyane muvandimwe, ndakuramukije, ndamukina dukurikiye mwese aho muherereye hatandukanye. Ndabizi ko mudukunda, natwe turabakunda. Imana ibahe umugisha. Okay, byiza cyane. Ndumva rero umeze neza cyane. Tukaba tugiye kuganira muri uyu mwanya. Ntabwo nshaka kugira ngo ninde mu magambo menshi. Hari ijambo cyangwa se hari icyitwa abarewi. Iyo ugiye muri Bibiliya nagiyemo ndareba ndasoma nsanga ahantu bivuga ku bintu bigendanye n'abarewi. Abarewi rero Bibiliya ikambwira ngo n'abantu bari bararobanuriwe gukora umurimo w'Imana ariko wo gutambira ngo Abisiraheli mu gihe cyabo cya kera. Uyu munsi rero ariko aganira n'abandi bantu bakavuga batari ko natwe kuri abarewi. Ubwo ngubwo abo ndi kuvuga n'abapasiteri batuyobora cyangwa se abapasiteri bayobora amadini muri iki gihe, nabo bakavuga bati natwe turabarewi. Ibyo abarewi bakorerwaga mu gihe cyabo cya kera, bati natwe uyu munsi ni twebwe abarewi duhari, mugomba kuzajya mubidukorera. Ndagira ngo rero wowe utwinjize neza cyane muri icyo cyigisho, utubwire ubundi abarewi bari bantu ki b'icyo gihe, hanyuma uze no kuza kutubwira abarewi rero muri iki gihe twabagereranya n'abande muri kino gihe cyacu, kubera ko benshi bakomeza kubyibazaho kandi mu by'ukuri ugasanga koko bifite ishingiro. Ariko se koko hari umuntu wakubwiye ko ari umurewi? Cyane rwose. Arakora tukundeba ukunda umurewi. Arabikubwira ati njyewe ndi umurewi. Hari umuntu wabikubwiye mu buzima ati umurewi? Yarabimbwiye, narambwiye mwebwe kubera iki abarewi muri icyo gihe cya kera ko tuzi ko baturukaga ku muryango w'umugabo witwaga Lewi, kandi bakaba bari bararobanuriwe gukora umurimo w'Imana badafite ahandi hantu bakuraga inyungu zibabeshaho, kuko birivuga ko batagombaga kugira icyitwa gakondo. Akaba ariyo mpamvu rero babaherezaga ibya 10 ndetse n'amakuru. Uyu munsi rero naganira n'umupasiteri arambwira ariko kubera iki mwebwe mugira gutya mukavuga ko mukwiriye kuzajya mutungwa n'abakristo, kandi mwebwe mutari abarewi? Abitwa abarewi aribo Imana yarategetse ko bazajya batungwa n'abakristo. Arakoze cyane rero arambwira ati ariko natwe abarewi mu gihe ntabwo bagihari, abarewi muri kino gihe cyacu ni twebwe abarewi. Iyo hagize umuntu ukubera rero tubigera ikintu cyitwa impaka zikomeye cyane, hagize ukujyana impaka z'amaturo, nzatume muvuga butumwa azatuganirize koko adukure mu kintu cyitwa urujijo. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara ibice 18 umurongo wa 20. Kandi Uwiteka abwira Aroni ati ntuzagire gakondo mu gihugu cy'Abisirayeli, ntuzagire umugabane muri bo, ni njye mugabane wawe na gakondo ya mu Bisirayeli. Njyewe Uwiteka ni njye mugabane, ni njye munani etc. Abarewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli kibe gakondo yabo, ntibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Bize neza? Nabyumvise.
muvandimwe Emmanuel rero urakoze. Nkomeze nibutse abadukurikira koko nkunda kubivuga, iki kiganiro cyacu dukoreye mu cyumba cy'ibitekerezo no kuri Ziraziritse TV, turaganira nyine, ariko ntabwo nshaka ko tuza kubivanga n'ibintu byitwa ibya cumi cyane. Ibya cumi tuzabiganira ukwabyo kuko bifite ibibazo byinshi cyane. Ndabizi ko usoheruka kugitanga. Oya ntanga kiki se ko nta murebo hari. Ese waretse nkagusengera ukihana kudatanga icyacu. Oya ahubwo numara kunsobanurira nkumva ko hari abarewi bagomba guha icyacu. Urumva ko urafatanya ibintu byinshi. Urafatanya abarewi, ufatanya ikintu cyitwa icyacumi, ufatanya ikintu cyo kugitanga no kutagitanga. Ibyo ni ibintu bitatu bifitanye isano koko, ariko biratandukanye. Ariko tuganira ku munsi nk'uko wavuze ni abarewi. Yego, n'ibindi tuzabigeraho. Wabyivugiye abarewi kuko bakomoka ku muntu witwa Garewi. Yego, niyo ntandaro yabo. Ariko baje kuba abantu bafite umwanya ukomeye mu muryango wa Isiraheli, ariko bikozwe n'Imana. Kuko Levi ntabwo ari ikintu kidasanzwe, gusa ngo ni ijambo rigenda rishaka gusobanura ngo kwifatanya cyangwa guhuza. Noneho barafite guhuza n'Imana, kwifatanya n'Imana, niko Imana yabishatse. Nubwo twese twahuza n'Imana, twakwifatanya n'Imana, ariko Levi ngo nicyo ushaka gusobanurira guhuza cyangwa kwifatanya. Hanyuma rero Bibiliya nk'uko uyisomye, ndagira ngo dusobanurire abarewi bo mu gihe cya kera bari bantu ki bakoraga. Ntabwo ndi kuvuga nyine, kandi kubakubwira nabanje kubasoma muri Bibiliya. Yego, wabumvise? Nabyumvise. N'abantu bakomoka kuri Lewi nk'uko wavuze. Yego, bigahuzwa n'iri jambo ryitwa guhuza cyangwa kwifatanya. Ni abantu bafite uruhare n'umuryango w'Abisirayeli, kuko Imana yatetse ko barobanurwa ubwayo ari ibivuze, batandukanye n'abandi bantu. Yego, ariko ntibatandukanye mu masura ni mu mirimo yabo n'Imana. Ubusanzwe birivuga ko bari abantu bashinzwe ibikoresho byo mu ihema ry'ibonaniro, kubimenya, kubyitaho, kubibika, mbese imirimo niko ibikoresho wowe, ahubwo imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro, harimo no gutambira abantu. Bivuga ngo abatari abarewi ntaho bahuriraga n'iyo mirimo, ndetse ahubwo uwashaka no kuba yabijyamo atari umurewi yarapfaga, yarabiziraga. Harimo byose nyine ibyo gutamba ibitambo, ariko cyane cyane Imana ashaka ko bazirikana amabanga y'ibikoresho byo mu ihema ry'ibonaniro. Ihema rero niryo ryaje guhinduka urusengero. Uyu munsi ntabwo bavugiyemo ngo bavuga urusengero ko nizo tubona, na nyuma yaho kandi urusengero rwaje kuba. Ntabwo byaje guhinduka, ahubwo bavuga ko iyo nyito ishobora kwitwa urusengero, ariko nta hantu binahuriye. Icyo mvuga icyahindutse, urusengero ni ibintu bibiri. Icyahindutse, ihema ryari portable, ryaratwarwaga. Aho usibye no gutwarwa n'imirimo yakorerwagamo. None se mu ihema urimo urabyica wowe, none se urambaza unisubize. Oya, ariko nuko urimo kumbwira ngo ngaho ibaze rero unisubize. Bashyirwaho hari ihema ry'ibonaniro. Nyine urashaka kuza kubihuza n'uyu munsi kuko nta hema rihari kandi turi buhage. Nuko uvuze ngo n'urusengero uyu munsi. Nyine nyuma ijambo ry'ibonaniro ntabwo ryakomeje gukoreshwa, nkuko n'uyu munsi ntaho wasanga iryitwa ihema ry'ibonaniro. Uvuze ko nta rihari. Ihema ry'ibonaniro nta rihari. Voilà, aho nicyo nabiguhakaniye. Nicyo nashakaga rero. Oya, nta rihari rwose. Yego, aho ndasobanukiwe none. Ba nyiraryo bararitwaye, bararigendana, rikora ibyo ryakoraga, igihe kiragera ariko bavuga ko ngo hano ngo ribitse, ba nyiraryo baribitse, ngo nibo bahazi niba rihari koko. Ariko rero mikizwa ihema ry'ibonaniro nta rihari. Wubatse n'inzu ukayita ihema ry'ibonaniro, ubwo n'uburenganzira bwawe, ariko ntabwo ryaba ari ryarindi nyiraryo. Ariko kuba ikintu cyakwitiranywa n'ikindi ntabwo bivuga ko ari cya kintu, cyangwa kuba habaho sembore y'ikintu. Ihema ryaravuye kuko hakaza insengero, bavuga ati ihema ryari sembore y'isengero, ibyo sava nta wabihindura, ariko ihema ry'ibonaniro nyirizina nta rihari. Hanyuma y'icyo gihe bashyizweho n'Imana, bashinzwe ibyo ngibyo. Urumva neza, babaho, barakora, bakoreshwa n'Imana, babana n'Imana. Bashyizweho rero igihe bashyiriweho, ubundi bajya gushyirwaho, bashyizweho nk'itsinda ryihariye nyuma y'uko Abisirayeli bamaze kuva mu Egiputa. Bataravayo ntabwo ryari rihari. Bavuye mu Egiputa, byumvikana ko Abisirayeli nyuma y'uko bakoze icyaha cyo gusenga inyana ya zahabu, aho niho ubudahemuka bwabo ku Mana bwatangiye kugabanyuka, bituma
Imana itoranya abo kubasimbura. Ibyo biba mu Kuva 32:25 uzabishaka zabisoma aho ngaho ntabwo tujyayo. Ubwo rero batandukanwa n'abandi kugira ngo bakore by'umwihariko bari bashinzwe abareba barashinzwe inshingano zitandukanye zerekeye urusengero, gukorera urusengero, kurinda no gutunganya ihema ryo hema nyine ubwo ngo ndi gushaka kubikira bimwe, gutwara no kubungabunga ibikoresho by'ihema ry'ibonaniro, gufasha abatambyi abakomoka kuri Aroni aribo batambyi bari igice cy'abarewi. Abandi barewi babafashaga mu mirimo itandukanye, kwigisha amategeko y'Imana, bigishaga abantu amategeko, aho tubisanga ari mu Kubara ibice 3 mu wa 5 kugira ku wa 10, Iteka kwa 2 33:10. Babagaho bate rero? Ubuzima bw'abarewi bwari butandukanye n'ubw'abandi. Ntibari bafite ubutaka, ndi kugusubiza neza humura. Ako kantu kari kuburya kabikura kambaza kuko ibyo biragufasha. Nta mugano w'ubutaka bari bafite. Imana ubwayo handi nasomye yari umurage, ntabwo nabisomye yivugira ngo ninjye mugabane wabo. Babagaho ku maturo, abandi Bisirayeli baga batuye n'icya-10 n'ibitambo. Hari ibyo bafata no ku bitambo, hari ibyatwikirwaga Imana ikishima, nibyo rero bemereye kurya n'amaturo, Kubara 10:21 n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bo rero bari bahawe imijyi yo guturamo bamaze kugera iwabo, imijyi 48 mu moko yose. Bari batatanye mu gihugu kugira ngo bakorere abantu bose gutyo ngabo abarewi. Aho rero ibyo ntabwo yari na ngombwa byose. Ibi ni ngombwa ubimbwira cyangwa ubinsomera. Oya, ni ngombwa, we ntabwo urantegeka kuko ngusubize. Wambajije. Aho rero bashaka ko tugenda tuganira nkagenda nkubita ku ngingo z'ingenzi. Ntacyo ngaho zikubiteho, ariko byose turabisanga muri ibi byanjye bashobora kugira ngo basobanukirwe. Aho ngaho aba barewi rero bakaba rero baratungwaga n'iki? Singira ngo turabisanga aha ngaha, ntabwo maze kubisoma. Umva ikintu cyabatungaga. Bimbwire muri make. Batungwaga n'ibya-10 rubanda ruzana. Hari itegeko ry'Imana ko Abisirayeli na dodo bejeje n'amagi nk'uko yateye n'ibindi byose bazana amaturo yabaga yitwa gutya, yitwa izina mutima ukunze, na kimwe mu 10 cy'ibyo babona byose bakabizana aho abarewi baba, bakabibashyira mu rusengero aho bibikwa. Bagatungwa n'ibitambo, za hene zatambwaga n'inka, ntabwo byose ariko byatwikwaga. Hari ibyo urugimbu rwatwikwaga n'ibindi, n'amaturo azungu, hakaba n'ibyo barya. Imana rivugiye ngo mbibahembeye. Ijambo narisomye. Abo nakubwiye ntibyo uramaza byose biba birimo bidusomye. Aho rero by'abatungwaga urabyumvise? Nabyumvishije cyane. Bavuye muri Egiputa bageze mu gihugu cyabo, Yosuwa yategetswe gutanga imigabane uko igomba gutangwa. Kuko n'uyu Aroni wabwiwe ibi bari mu gihugu cyabo ntabwo yari akiriho. Aba rero bari barabwiwe ngo nta mugabane, nta butaka bagiraga, nta mugabane. Kandi mvuge mu rindi jambo wenda, mbese ikintu cyose gitunga abantu ntacyo bakoraga. Ubuzima bwose uzibudutunga twebwe ntabwo baremerewe gukora. Kwiryo hema ry'ibonaniro babagaho kangahe mu cyumweru? Bahabaga ubuzima bwabo bwose. Ubuzima bwabo niho bagomba kuba bari bakamenya. Hari abago uretse batuye mu yindi midugudu kure iyi mijyi 48 nko twabonye, babaga mu bakwisha rubanda amategeko ariko ari abarebizi ko barabarebiwe nabo ibibatunga aho byagomba kujyana. Abandi ku rusengero kuri iryo hema habaga hari amazu yabo babamo, abagomba kubaho ngaho n'abagore babo n'abana babo. Nta guhinga, nta gucuruza, nta gushakisha, nta ngamiya zindi zo gutunga, nta mirima, kuko babwiye ko nta gakondo bagomba guhabwa. Imana yaravuze ngo ninjye mugabane wabo. Noneho rero aho ngaho ndagira ngo sasa mbona uburyo ninjira nkubaza n'ikibazo neza. Nta kibazo rwose. Aho ngaho ntabwo wumva ko abo barewi bakera batari bafite za gakondo, nta n'indi mirimo yindi bakoraga ku ruhande yabatungaga, niko biri bivuga. Ndashaka ko rero abo ngabo byo nibyo musezerano rya kera nibyo ngira ngo byaranarangiye ubwo ngubwo. Hanyuma uyu munsi twavuga ko harabitwa abarewi baba bagihari. Ndagira mbanze ngo nuvuga abarewi uraba uri kubaza mu buryo bibiri wenda niba ukuntekereza ari byo. Mbanze nkutinze gake mu isezerano rya kera, ubanze umenye ngo ibintu byo mu isezerano rya kera kabyita ibintu wenda batsindiza nka 90% byari sembore byo mu isezerano rishya, byabaga bihagarariye ibintu bizaba bitagaragara. Imana yanje gukoresha ibigaragara. Ako kantu kumve neza, ariko ari sembore y'ibizaba bitagaragara byo mu isezerano rishya bizaba bihishwe muri Kristo Yesu byose.
hafi ya byose bizaba bihishwe muri Kristo Yesu. Ariko nakubwiraga imbere ibintu bitatu banza: ijambo Abalewi, ijambo icyacumi, ijambo kugitanga. Ibyo ariko ntabwo turabijya muri ko twavuganye, twakora ikiganiro cyabyo. Wikwirwa rutinda cyane ngo ugire ngo wenda ngo uyu munsi kereka nushaka kubaza Abalewi banye bakomoka kuri Lewi. Oya, agashaka kubaza kubera ko hari abantu nakubwiye, ahubwo hari sembore y'ababa bakora nkabo, abakabaye bateye nkabo, wenda wavuga uti cyakora bakora nkabo, ariko si Abalewi nyirizina bakomoka kuri Lewi. Ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo bisobanura ngo barahari. Cyokora muri Isiraheli wenda barahari kuko bazwi imiryango bayikurikirana, bo barahari. None aho ngaho niho nshaka kugira mu mubazi, uyu munsi abayobozi b'amadini n'amatorero nk'uko babivuga, nubwo itorero nakubwiye ko ari rimwe ryonyine gusa, ari itorero ry'igihugu, wowe uyu munsi ko bagira gutya bakavuga ko bakwiye gutungwa n'abakristo cyangwa se bakwiye gutungwa n'abo bashumbye, nubwo nabyo ntabyemera, tuvuga ngo umuntu ni intama cyangwa undi ni umushumba, bakavuga ko wanze kwitwa intama mbese muri make. Yego, bakavuga ko bakwiriye, ariko reka nkwereke ubundi, reka mbere yanze kwitwa intama kabisa utwo tuntu kandi yarize. Reka tubanze tuganire kuri utwo tuntu kwanza mbere mbona bwo kuza kubaza icyo kibazo, kuko nako wenda reka mbonereho. Uyu munsi umuntu baravuga ngo abapasiteri bitwa abashumba, bakavuga ngo abakristo ngo bitwa intama, sibyo? Ariko kibaza ni gute umuntu w'umugabo ashobora kwitwa intama, kubera ko nzi ko mu gihe cya kera ikintu cyitwa intama mu Bisirayeli ngo yari ifite agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ikintu gifite agaciro gakomeye ni ikintu cyitwa inka, sibyo? Wenda umuntu akitwa inka noneho. None nkibaza kubera iki bakomeza kwita abantu b'abagabo bakavuga ngo ni intama, kandi hano mu Rwanda igifite agaciro ari inka? Ubwo nijya bari kubapfa. None se ahubwo twasanga ari igifite agaciro, ahubwo niba ari ibyo ugiye kujyamo gifite agaciro ni ingagi. Kereka niba ahubwo ushaka abantu bita ingagi z'Imana ari byo ushaka. Tujye tukwita inka se basi mu isi, niba ari bishaka kuvuga. Nta muntu urusha agaciro Yesu Kristo umwana w'Imana. Nje ku myizerere yanjye nawe ufite iyawe, kandi yemera kwitwa intama. Kuki se yemera kwitwa intama y'Imana? Intama bavuga, iyo bavuga intama ntabwo intama zijya kurisha ibyatsi zo ku gasozi wanyu n'amahurunguru n'amaganga n'iki, bavuga byaturutse kuri Kristo ngo ni umwana w'intama w'Imana. Bityo na bamwe n'abamwizeye bitwa nabo intama z'Imana. Ntabwo ari intama z'iwanyu mwororane pfira mu mibande, bavuga intama y'Imana. Naho ujya kuvuga ibifite agaciro mu isi no mu bihugu, rero ubwo hari aho turasanga usanga se hari igihugu impyisi yari ifite agaciro. Hanyuma se usanga hari igihugu impyisi afite agaciro, abantu babo bazitwa impyisi. Kuki bafite amazina abiri? Bitwa abakristo bakitwa n'intama. Abakristo ni abe mwene naka. Hanyuma intama ni mwene Kristo. None se niba Kristo ari intama, abana be si intama? Nibyo kuki nyine bigomba gufata amazina? Ntago ari abiri ni rimwe. Niba Kristo ari intama, nabe ni intama. Okay, hanyuma ni ukuvuga bene Kristo, abakristo. Ibyo badukurikiye wenda babyumvishije. Kandi byo ni abashumba rero nabone ibyo ni irindi jambo naryo turavugaho, kuko ubundi tuvuze ukuri kuri kwanjye njya mvugana abantu ntibazakumpore, manza ngiye kugushyiraho ushaka, kuko niba intama ari iza Kristo ni nawe uziragiye. Ubwo ni bavandimwe, ndavuga nka kwizera, niba intama ari iza Kristo ni nawe uziragiye, kuko anivugira ngo niwe mwungeri mwiza umenya intama ze. Yego, nabirandika ibivuga. Nta muntu wo mwisi uragiye intama za Kristo. Ibyo bivuze nka kwizera. Ntihagire untera amabuye cyangwa muyanayana yo kumuyatera ngewe. Ubwo nukuvuga ko Kristo niwe mushumba, niwe mushumba w'intama ze. Abo bandi rero bo mwisi baragiye. Abo bantu rero bo mwisi biyita abashumba, n'abayobozi bacu mu matorero, nabo kubahwa, nabo kwemerwa, ariko nabo bakwiye kwitwa abashumba. None se n'abashumba oya uretse. Ariko Manuel wisha kunjyana kure, wenda unanjyane mu byanankuro nk'uko ujya umbwira. Njye navuze ko ubwo hari intama za Kristo, sibyo? Nabyumvise. Hariho n'intama z'iwacu, n'abadukurikiye bari kubyumva. Hari intama z'iwacu tworoye, nazo ni intama kandi zifite umushumba. Hari n'inka wavuze, nazo zifite umushumba. N'amafamu tubona yose afite abashumba. Urumva neza? Rero ntubyitiranye umuntu niba ari umushumba wimuburanya afite oya wowe ibyaragiye. Utubwiye umva, utubwiye iby'intama urabidusobanurira. Intama za Kristo nanjye ndimo. Yego, utubwiye umushumba wazo ni Kristo. Yego, akaba ni umwungeri, ni umushumba. Mbabara nkubwira iki kintu ntugire uvuga hirya yacyo.
intama za Kristo nta muntu wo mu isi uziragiye, nta muntu uzibereye umushumba. Abashumba bose bari mu isi genda ashaka kuvangura rero, abashumba bari ku isi bose bumva ari abashumba bavuze ko bafite ibyo baragiye, uranduhiriza iki? Baragiye intama rero, ariko bashaka iki? None se baragiye inka mu mutara no baragiye intama? Ngenze muri kwibwira ibyo mwidini please. Ibyo mwidini ntabwo nabigiye kureka nanjye ndo mu idini. Ntabwo nabiretse. Umva ngo usubiriremo. Intama za Kristo ziri ku isi hose. Kristo ni uzizi, nazo zirabizi, zifitanye ibanga nawe. Niwe mwungeri wazo. Urabyumvise? Nabyumvise. Abantu bose bari ku isi bitwa abashumba. Ntabwo mbarwanya, ndabemera, bafite ibyo baragiye nabo. Wowe reka no kukuvuna. Uramvunira iki? Kubera ko wowe ibyo navuze byumvikana. Kubera ko wowe n'ubundi ibyo bintu ari byo ubamo cyane. Kandi abashumba bari ku isi bose ntabwo ko ndabemera. Reka rero ngewe mbibabwire, noneho mbibabwire ibyo ushaka kubabwira wowe, hanyuma dusubire ku kibazo cy'abari. Abantu mwese mwita abashumba, mumenye ko mutari abashumba. Oya, ariko n'abashumba. None se urangiye iki kora abashumba kandi bafite ibyo baragiye? Kandi tubonye ko intama ziyoborwa. None se nizo ziragiye, izo ni za Kristo. Hanyuma izitarize se ni izihe? Za zindi z'iwanyu mworoye. Reka nta mushumba zifite se. None se izo mu idini zo nizitwa intama? Oya, mu idini none se umushumba yagiye ufite inka ze aragiye, uramwambura ubushumba. Oya, twega amatwi ku nkazi mabere. Umushumba ufite inka ze uyu munsi aragiye, uramwambura ubushumba gute? Hanyuma umupasiteri subiza ntago ari umushumba, ariko wowe uri kurwana n'ibintu muri wowe byiganira muri wowe, ariko utumva kandi ndabifunitse neza, ariko ntiwabyumva. Abashumba bari ku isi bose bareka imitwe abashumba, urabarwanya, bafite ibyo baragiye. Urabishakira icyo babigiramo iki? Ntazagire, sinshaka kuzongera kumva. Mubishaka gute se n'uwo bagira abashumba? Ntabwo nshaka kuzongera kumva umuntu w'umupasiteri uzongera. Oya, n'umushumba. N'umushumba kandi afite ibyo aragiye kandi azi. Ntabwo rero ngewe ibyo nibyo urimo kuvuga. Ngiye ndi kuvuga ngo wa mupasiteri uvuga ngo ngiye mugiye kujya kureba intama yanjye, ngiye ngo ndumushumba. Buretse agiye kureba iki? Buretse agiye kureba iki? Agiye kureba intama ye. Buretse gato, buretse. Agiye kureba intama yande? Agiye kureba intama ye. Igisawa rero niye nyine agiye kureba. Nisura shaka iki? Ntabwo ari ya Kristo agiye kureba, niye. Kandi urashaka ku ngo agiye kureba iyo Manuel ndimo nagusubiza neza. Ibiti intama rero no mumenye ko mwebwe muri intama z'abo bashumba. Oya, no, ngiye kwizera ndi intama ya Kristo, ntabwo ndi intama ya naka. Hanyuma se ugushumbye ashumbye gute se? Mfite umuyobozi unyoboye mu itorero. Ibyo reka tubiveho. Wanze ndimo ndakujyana ahantu ukunda ushaka. Oya Manuel, wanze kwishyiraho umucyo kugira ngo itorero mfite umuyobozi. Wagira ngo nta matwi wifitiye. Mfite umuyobozi mu itorero. Mfite umushumba gushumbye wowe. Oya, nta gashumbye, nta muntu ushumba ngiye. Waragushumbye. Reka nta muntu ushumbye, kandi gushumba si n'ikinyarwanda. Gushumba ni imvugo nyandagazi, n'abavuga bose ni imvugo ipfuye. Nta gushumba ntago bibaho. Umushumba abaragiye. Umushumba araragira, ntago umushumba shumba. Barakuragiye rero, none se nufite abashumba. Nibyo nakubwiye wowe udashaka kumva. Barakuragiye ari nge. Banza wemera ko bakuragiye. No, ntago nakemera bitari byo. Ngiye mu itorero mfite umuyobozi unyoboye. Nemera. Bamwita ngo iki? Nubaha. Ni umuyobozi wanjye, ni pastor cyangwa mwarimu. Bamwita umushumba. Bandese. None se ngiye kuri kumbaza njye uri hano ugashaka ko mvuga ibyo abandi bavuga. Wowe urushaka ko mvuga ibyo abandi bavuga. Ngiye ndi ibyo kwizera avuga. Wifata kwizera nk'abantu bose rero bafite uko bavuga nuko babyumva. Uko numva ibintu, mpamvu no bari ntagira umuri bitekerezo yanye no kumva ibintu. Ngiye ndi kukubwira ngo ndi intama ya Kristo. Kristo afite ahandagiriye, ni wundagiye n'umushumba wanjye, naho anjyanye nuko abishaka. None se iryo nge nawe tuziranye kuri password yacu nk'intama ye. Yaravuze ngo izanjye zumva ijwi ryanjye, ntago zumva ijwi ry'umushumba witonde Manuel, zumva ijwi rya Kristo. Intama za Kristo ntago zumva ijwi rya pastor wo ku rusengero, ntago zumva ijwi ry'umudiyakoni wo ku rusengero, ntago zumva ijwi ry'umuvugizi mukuru w'idini ryo. Ntago intama za Kristo zumva ijwi rya musenyeri, zumva ijwi rya Kristo. Intama za Kristo. Hanyuma ujya kureba intama ye rero, niye nyine, ubwo niye iyo niye ashumbye, ubu nashumba niye yaragiye, niye nyine. Nge ntago ndi intama ya naka. Nge ndi intama ya Kristo, ntago ndi intama ya naka uwo ari we wese. Nta muntu nshumbye, nta muntu ndagiye. Cyakora hari umuyobozi unyoboye, kandi abayobozi bubahwe, abayobozi bemerwe. Nakazi kawe ibyo bintu burimo uri kuvuga ngo nta muntu ugushumbye no cyangwa iki, kandi bagushumbye ubwo uzavuga ugushumbye uwo ari we. Niba hari uwo mbereye intama ugarandagiye nk'uko uvuga, cyangwa mubereye inka cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose ugarandagiye, ariko jyewe ndi intama ya Kristo. Okay,
reka ako ngako tukaveho rero hanyuma uyu munsi babandi bavuga ko bakwiye gutungwa n'abakristo ngo nk'uko n'abarewe batungwaga n'abakristo muri icyo gihe cya kera ibyo ngibyo wowe ngagira icyo bitubwira. Icyo nk'iburi kirahari rwose nongera kuvuga ngo umuntu hano iyo nganira kuri iyi kamera nganira na muvandimwe tuganira ku biriho ibihari byo tubona ntabwo tubirema sintumwa n'itorero ntaryo mpagarariye mvuga nka kwizera uko mbyumva njyewe ku bwanjye umunsi tuvugana nshingiye kuri Bibiliya yego ariko nawe ubivuga nabi uvuga ngo gutungwa n'abakristo nta muntu uriho wigize avuga ko ashaka gutungwa n'abakristo hano wabikubwiye nta n'uhari bamutunga se bati je barabimbwiye yavuye ko abakristo bamutunga bate rero ko abakristo bamutunga hano mu isano rya kera bamuha amafaranga bayamuha mu ntoki ngo akira none se ntabwo tuyatura ayo mutura se uvuga ko atungwa ko abantu batungwa nayo gute barayafata bakayahembwa hanyuma bakayarya nyine kugira ngo bakavuga bati ariko mubwire ibyo urabyirengagiza. Reka tubwisanye ukuri oya Manuel ntabwo ndakubwiza ukuri none ko kwambaye ukuri reka mvugire ijambo nindi ziranzara nacyo urabyirengagiza. Abapastori ngenzi uyu munsi tuvugana ukuri kuzuye bahenga 80,000 oya by'amafaranga oya uretse tone n'ubizanye abapastori nzi uyu mwanya tuvugana bahenga 80,000 Manuel mu mujyi wa Kigali hano 80,000 ufite abana 4 biga umuntu utunzwe n'itorero ninde ngira ukuntu batunzwe n'itorero batunzwe n'ibya 10 n'amaturo bibatunze ariko kuri kuvuga mu byishigiye kubera ko byajemo akavuyo kahise nese ako kavuyo niko turi kuvugiramo nge nawe oya buretse usobanura ukuntu ayo mafaranga urimo kuvuga nayabikigiye kubera ko byajemo akavuyo ndimo ndavuga ngiye mu gihe cyanye nkiba no mu idini niba sibyo ko sinyibibambo y'amadini niba ubizi iki cyawe nacyo ayo bahembwaga ndayazi ukirimo ayo bahembwaga ndayazi nyavuge nayo oya nushake ntiyavuga ariko yari menshi arenze ayo ngayo yararenze ayo ariko adashobora gutunga umuryango adashobora kwishyura n'inzu nge ndagira ngo wanarize ijambo batungwa n'ibyashwe n'amaturo gute umuntu ari guhemba 80,000 icyo gihe uvuga pastor yahembwaga 118 118 ayo ngaho bahembwa bayavuye aho yava hose mbwira ukuntu byacumi abayavuye mu maturo n'ibya 10 savoir ni abatunga terero none rero ayo mafaranga ubwayo bagomba kuyafata bafatiye oya wihindura ntuza banza usobanure uretse watari abarewi buretse icyo turi kuganira nanjye reka tubade tugendane neza oya banza umbwira ukuntu batungwa n'ibya 10 n'aturo banza ubinyereke ukuntu abatunga se amafaranga y'abaguhaye agatishyura inzu uretse wivuga ngo ntabwo yishyura inzu atunga abapastori gute ngewe icyo nshaka kugira ngo tuganireho tunariho nuko twabonye ko abarewi batungwaga n'abakristo cyangwa se batungwaga n'abisirayeli mu gihe cyabo ndabyemera uyu munsi we ubwira umuntu ukabwira uti kuri umukozi w'Imana wowe nigo tudatungwa n'Imana ngo nyine ukorere umugisha hanyuma Imana igutunge wibereho uyu munsi ugakenera ko twebwe tuzana amafaranga nanjye nakwaje ukuntu mu mutunga mutunga muti ninde utunzwe n'itorero ninde utunzwe n'ibya 10 ninde bitunze reka rero nkwereke uretse gatoya abapastori dufite umunsi bose ariko hari akantu uri kuvugana nabe ubundi abantu bose bari ku isi bose batunzwe n'Imana urabyemera ntubyemera batunzwe n'Imana se gute batunzwe n'imishara n'ibyo bakora byabo ntabwo ari batunze ibyo bakora babivanye ubwenge byo kubyiga babukuye he amaboko akora bayakuye he amaguru agenda Imana niyitunze abari ku isi bose ahubwo hakagira biha ibyo bakura byo ariko ariyo ibibahaye uko mwiganye bose twafite akazi nk'ako ufite abo mwungana bose siko ari nk'ukuri kandi uko umuntu abayeho kose atungwa n'Imana hanyuma uyu munsi wowe wibajije uranisubiza aba rero uyu munsi nta bantu nibitagutunze umunsi itazagutunguza Imana ntabwo reka gushyira abantu mu rujijo nta rujijo aha rero benshi bakavuga bati abarewi n'uyu munsi baracyariho ati niyo mpamvu nabo batungwa n'icyitwa abakristo ngiye nkababwirana ariko abarewi ntabahari kuko niba mushaka kujya mutanga cyangwa se mutanga ibya 10 nk'uko byahabwaga abo kwa Lewi nkababwira ni mwajye mwipakira mu mifuka mukabijyana muri Isiraheli mukajya kubishyira abo barewi baho karibo bitwa abarewi babo bakambwira bati ariko natwe muri kino gihe ni twebwe twasimbuye abitwa abarewi rero izo maka zose nkavugana ariko hari umuntu tujye tugana muvuga butumwa nzabimubaza ambwire koko niba muri iki gihe hari abo twakwita abarewi bahari
abimbwire cyangwa se abibwire n'abadukurikiye, atubwire icyo Bibiliya yo ibivugaho. Rero niyo mpamvu nakwifashije kugira ngo dufashe izo mpaka za ngo turwane morange n'abantu batandukanye bavuga bati uyisange turwane jya uzihorera riga ati twebwe ni twebwe barebe muri iki gihe, nanjye nkavuga ni nabarebe bagihari, wowe ndagira ngo ibyo bintu mvurise kukubwira nti hari ibintu bimwe na bimwe byari bihishe muri Kristo Yesu, ibintu imirimo y'abarewi n'ubutambyi n'ibitambo, ko Kristo yabaye igitambo, ibyo amatungo yatambaga bivaho birarangira, Kristo aba igitambo kirangije byose, abantu ari nawe mutambyi mukuru, aba ari we uba umurewi. Muri Israel bashobora kuba bakibikora nk'imico nk'imihango yabo, ariko njye uko byumva mu bindi bihugu, ishingiye ku nshingano abarewi bari bafite, nshingiye ku buzima abarewi babagaho, nshingiye ku byatungaga abarewi, njye navuga ko uyu munsi nta bantu njye nagiranye n'abarewi, njye ntabo mbona. Ibyo ni Kwizera ubivuze, nta bantu njye, nta bishopu, nta cyakora, ariko abapadiri bendaga kumera nkabo. Usibye no kuvuga ngo ni Kwizera ubivuze, ariko akavuga nka Kwizera kuko biriya ni igitabo kigari n'ikometse y'ibitabo, njyewe nshingiye ku cyakora n'ibyo abapadiri ukuntu babaho, abapadiri baba mu mazu yubakwa idini ryabo, akaba arahazengurutse ikiliziya bakabaho, numva ko ngo nta n'umushahara bagira ugenwe, ubona byenda gusa benda kwitangira iby'ikiliziya, byenda gusa ariko uyu munsi ni mpamvu twashatse kujyaho impaka nkabwira nti njye n'ubundi uyu munsi njye nta bantu mbona batungwa n'iby'itorero, kuko n'abahembwa ya mishahara bakora n'ahandi. Uyu munsi kubona umupastori utarangura Dubai, utarangura Malaysia, utarangura mu Bugande, biragoye, kandi nibyo nibakore. Hari n'ababara abamotari kuko abarewi babaga aho ngaho. Hari n'akandi kantu gatoya ngira ngo wenda bagenzi ntibanyumve nabi, oya reka hari n'akandi kantu gatoya ngira ngo mvuge rwose gatandukanye n'ibyo bintu byose, kuko Bibiliya ivuga ko, cyangwa se n'izindi nyigisho zindi nagiye mbona zunganira Bibiliya, zivuga ko witwa uwo murewi watambiraga abantu ibyaha muri icyo gihe, ngiyo yajyaga mu ihema ry'ibonaniro afite ibyaha atari na ngombwa byinshi, afite icyaha kimwe gusa, ngo yashoboraga kugeramo, yageramo Imana ngo ikamutsindamo. Uzi kugira ngo uwo muntu ngo ajye kuva muri iryo hema ry'ibonaniro kugira ngo bamukuremo, ngo yajyagayo ngo bamuhambiriye ngo niba ari akagozi, ibyo birayi bashyiragaho inzogera nyine akajya yivuza, bakumva itakivuga bakamenya ko yapfuye, bagakurura umugozi, kuko niba yabaga yemerewe kugera aho ngaho wenyine. Uyu munsi rero ku kantu karabitandukanya, kuko uyu munsi abantu bose baba bari mu nsengero, abo ngabo bambwiye ngo nabo ni abarewe muri iki gihe, bajyamo bafite ibyo byaha, bajyamo bameze bate. Icyo si cyo ndavuga, ndavuga ko umutambyi udutambira ubu ni Kristo. Habaye hari uwo wazirika akagozi n'iyo nzogera, ubwo yaba ari Kristo. Kristo yahindutse igitambo cya byose, aratwitambye cy'iteka ryose, nta murewi ukijya aho hantu. Umuntu wo mu Rwanda uzakubwira ko ari umurewi wa mugani wawe, ubwo byasaba ko azajyayo akajya atambira n'abandi, kandi ntabwo byashoboka. Kandi aho hera cyane ntabwo wakirwa n'umutambyi wenyine, umwenda wari wakingije waratabutse, twese twemererwa kuhajya. Ahera ni hehe? Naho nizereye ni muri Kristo Yesu, ngo aho muzagera hose nzahahindura hera. Ubu muri Yesu hahagije byose. Yohana ibice 10 ku murongo wa 11 haravuga ngo ni njye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri mwite kandi intama atarize. Twagiye mubwira nti wa uvuga ko ariye, ubwo niye nyine ntabwo ari iya Kristo niyi. Twashaka kuyimaka Imana kugira ngo ngo ntabwo yazipfira kuko intama atarize. Iyo abonye isegarije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Twagiye tubona ngo kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ni njye mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya. Ubu uranga agiye kureba intama ye, ubwo niye nyine. Cyakoze wa mugani ubwo ni Kristo wabanze kutahumva, nyamara niho nakubwiraga. Kristo ngo intama rero n'ibitambo no gutamba n'abarewe ntabwo bitandukanye. Kristo yarangije ibyo. Uyu mwanya umuntu ko ari umurewi
ubwo byamusaba ko ahera cyane hasubiraho mu Rwanda rwacu tukahabona umwenda uhakingirije ukajyaho akajyayo agatambirira ibyaha. Mpamvu nabwo ni uyu munsi umupaseri uhembwa umushahara wenda wegeranijwe bakabahemba, ariko ntabwo usanga ari umutunze nk'uko umurewe yazanirwaga n'imboga n'igi na tungurusumu, akantu kose gakenerwa mu buzima akakazanirwa kuko yitangiye iby'urusengero. Uyu munsi tuvugana insengero hari umunsi ushobora kuhagera ugasanga harafunze n'ingufuri nta muntu uhari, yego, ejo ugasanga barahari. Icyo gihe ntabwo byabagaho, habaga hari umuntu wahora acungana n'umuriro n'ibindi byose, ariko umunsi hari insengero ugasanga ntabwo mvuga izi zafunzwe, ndavuga izikora, ntabwo buri munsi wasanga rukinguye, umunsi ugasanga harafunze bose ntituzinyuraho bakinze bagiye. Icyo gihe ntabwo byabagaho. Uwakwita n'uyu munsi uwo muntu abonetse akahaba ubuzima bwe bukaba ubwo, nta nubwo wakora icyaha ngo hanyuma ujye ku rusengero, Imana yategeka uburyo uwo muntu abaho. Naho aho tutumvikanye nawe rero nabo bivuga ngo barahembwa amaturo n'ibya 10, ariko uwo mushahara bahembwa ntabwo ari ikintu cyamutunga ngo cyishyurire abana gikemura ibibazo. Ibyo kuyatanga no gutanga icya 10 ni content twafata twanga se tuzayiganira ukwayo. Nubwo bahembwa mu bya 10 n'aturo byatanzwe, ariko ntabwo ngo bimutuze ko umurewe yabagaho. Umurewe yabaga ubuzima bwe, Imana yaravuze ngo ninjye mugabane wabo. Nta gasambu metero 10 yari afite, nta mazu akodeshwa, nta moto mu muhanda, nta modoka zikora, nta ngamiya zihinga. Ubuzima bwe n'abana be ni ku rusengero, ntabwo bemewe no kurya n'ibitambo n'ibisigara byose. Ari niyo Abisirayeli bagumaga ntibabitange, Imana batezaga intambara cyangwa indwara, bajya gusenga bati turazira iki Imana? Ati murazira ko abari bishwe n'inzara. Nimanye ibyashwe n'amaturo, abari bishwe n'inzara ni mu bijyane muri ko ntabababarira, ni mubizane mu nzu yanjye bibemo. None se ko hari ijambo bivuga ngo dukunda gukoresha ngo inzu yanjye ibemo ibyo kurya, uyu munsi sinzi wabisangamo n'iyi ibyo kurya biba mu mabanki uyu munsi ntayo wabisa, ariko kijyanye nabwo muri banki zari zihari, ariko iby'Imana by'abarewe stoke zikahora. Ngere nsoje mvuga ko nge nkakwizera avuze ko bifite ku giti cyanjye. Uyu munsi nge nta muntu mbona ukora nk'umurewe ugereranwa n'umurewe. Ubwo umurewe nitumubona turana n'ukora nk'umutambyi, kandi ibitambo bibikibaho. Kristo ni igitambo cy'iteka ryose. Muvandimwe rero ntabwo twakubura kumvikana, ntabwo mu kiganiro ariko bigomba kugenda, kandi ibyo twaganiriye byose ni byiza. Intama n'ibitambo n'abatambyi n'abarewi ntabwo byaburamo, iz'Imana n'izabanaka ntabwo zaburamo. Ukubwira ko agiye kureba intama ye, ubwo niye nyine, ubwo niyo ku giti niye nk'uko abivuga, ariko si ya Kristo. Ntabwo ari ya Kristo. Ya Kristo niwe ujya kuyireba, ya Kristo niwe uyizi. Hano yaravuze ngo isange ndazizi nazo ziranze. Ntabwo njyewe rero nta muntu ucumbye, nta muntu ndagiye ko ntawe imbere y'intama. Nge ndi intama ya Kristo. Cyakora mu itorero mfite umuyobozi unyoboye, kandi ndamwubaha nkamwumvira. Ibyo bitandukanye n'intama za Kristo, si byose? Kuko mu itorero harimo n'abaza kwisengera, mwese abahora batwiba mu nsengero si abayoboke bazo, abakuramo ibinyanga si abayoboke bazo. Ntabwo wumvise abapastori ngo bambugishije pastori, ntabwo ubonye mu imbuga nkoranyambaga cyane 35. Yego, Kibara abapastori, yego, bamwe bavuga ko bakoze na za jenoside n'ubundi kubambura zina nshingano zo abapastori, nuko bahamwe n'icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi. Nise ntibari mu nsengero, ariko mu nsengero harimo intama za Kristo zizwi na Kristo. Niwe uziragiye, niwe uzimenya, niwe uzigeraho, n'ibibazo zifite niwe ubizi, ufite uko abikemura. Ukubwira ati ngiye kure intama yanjye aha, nubwo nakubwiye ni wigira abantu wamura ubushumba, kandi bafite ibyo baragiye, bafite aho baragiye. Ahubwo se wamuguteze, ahubwo murafata ngiye ikabuga kure intama yanjye, ubwo niye ku giti yiye nk'uko abyivugira. Keretse avuze ati ngiye kureba intama ya Kristo. Kristo ngiye kureba intama ye. Mbivuga iryoshye. Kristo aranyongoreye ngiye kureba intama ye i Remera. Ibyo nibyo rwose. Ariko ngiye kureba intama yanjye aha, ubwo niye cyane, aranayiragiye, ayibereye umushumba. Imana igumugisha. Ajya no kuyisura ayicururiza ati ngiye kureba intama yanjye, ndebe ko nayisengera, hanyuma imereze bya 10. Kandi byawe wenda ibya 10 byo tuzabiganira kwabyo, reka two kubivanga, ariko nagaciyemo kubera ko ndabazi neza. Bavugaga baryo tukanaganira, twanabura no mu nzira akavuga ati amazi ni se ugiye he mushumba? Ati ngiye kureba intama yanjye ituye ruguru hari. Urumva rero intama yanjye, iyo mvugo nta nubwo yari ikwiriye. Ubwo rero urumva, ariko kuko ariye ntagenda yireba ubwo niye. Ubwo rero abantu bose mwajyaga mumbwira ibyo bintu, kuri njyewe ntago wambwira ngo hari umure muri iki gihe uhari nk'uko, kandi
ndetse na ziraziritse abitubwiye. Ndashingira kuri Bibiliya, navuze ngo ndebye inshingano bari bafite, iby'Imana yivugiye ibwira Aroni, ubuzima bagombaga kubaho, ibyagombaga kubatunga. Nta muntu n'uyu munsi ukora nk'umurewi, ubayeho nk'umurewi, nakwita umurewi, ntawe nabona ngiye. Okay, byiza cyane. Ubwo umurewi rero muri iki gihe ni Kristo. Umurewi ni Kristo, umurewi ni Yesu, niwe murewi wacu. Abandi bose bita batyo, umenye ko ibyo ngibyo ari igihuha. Reka rero nshimire ziraziritse udusobanuriye neza kandi yifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko ntabwo nshaka ko tujya impaka kuri icyo ngicyo wenda cy'ijambo ry'Imana, kubera ko ngomba buri muntu wese aba afite uburyo yemera n'undi akagira nuko yumva ibintu, buri wese yemera nuko muri commentaire batubwira uko babyumva, nta kibazo. Byiza cyane. Mwebwe rero mudukurikiye, muze kujya ngaho hasi muri commentaire mutwandikire, mutubwire koko niba atubwira atabarewi barahari, atubwira abari bo nuko abyumva, mbese badufashe kuganira, batubwire rero nabo wenda uko bumva ko biri bivuga, niba koko ariko bisobanuye cyangwa se niba atari ko abisobanuye, nabo babitubwire uko babyumva, cyangwa se niba n'ibyo badukosora n'ibitekerezo nabyo turabyemera ko cyane rwose, cyane turemera gukosora, kubera ko ngo biryoha bisangiwe. Yes. Reka rero ngushimire ziraziritse ku bw'umwanya wawe wafashe ukaza kugira ngo tuganire. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha, n'abadukurikiye mwese Imana ibaha umugisha. Okay, byiza cyane rero, kandi nanone ntukajye wibagirwa gusengera abantu bose bafata umwanya wabo bakadukurikira. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nsabe umugisha umuntu wese ufata umwanya we akadukurikira, bakanadukunda, n'abatwandikira n'abatabikora ariko badukurikira, ubaha umugisha. Kandi ijambo rivuga ko umugisha utanga ari ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ibyo ndabibasabiye koko, kandi singe n'ibigaragara nk'ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo, uri Imana isubiza, bagenderere abagerageje inzira zose bikanga, abahangetse ku buryo butandukanye, ubabere igisubizo cya byose, kandi kiruta byose barushaho kwakira ubugingo buhoraho. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.